yacu. Imana yacu. Reka twakirane twakiriye abakristo b'itorero rya Gasave mwese mugejuru mwazindutse mukaza mu nzu y'Imana abibatsinda arabigiheka bahageze abagasave muhari twese abakristo tugejuru twakirane mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu Imana namwe mugejuru yego gatatu. Kuzindukira mu nzu y'Imana ni heza. Twakiriye abadiyakoni bagize umugisha wo kuboneka muri iteraniro rya mu gitondo kuri Noheli. Yego reka dusuhuze iteraniro turambuye ibiganza. Gatatu. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Twakira abafatanyabikorwa bari bature bagize umugisha wo guterana muri iki gitondo mwihuse. Yesu dusuhuza abafatanyabikorwa Imana ishimwe. Turambura ibiganza natwe n'abahetsi bizera ko bahagurutse. Yego gutya turambura ibiganza dusuhuzanye. Gatatu. Haleluya. Imana bamugisha. Turi kumwe kandi n'urubyiruko rwacu ruterana nibature ntabwo twabirengagiza tutabakira. Namwe nimugejuru mudusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Urubyiruko n'undi wese wateranye kuri Noheli ari urubyiruko tarashaka nawe gejuru hari impamvu tuba tubikoze gutya kubaho ari by'umuhango ari igihe uhaguruka Imana igakubita isezerano rikomeye cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Murambure ibiganza mudusuhuze. Gatatu. Twagize umugisha wo guterana n'abana batoya inshuti zacu baje mu nzu y'Imana. Abana umunsi wabo umunsi wa kana Yesu bazindutse baza mu nzu y'Imana. Imana bamugisha. Ababyeyi mwabazanye Imana bamugisha. Abana bacu Imana bamugisha. Ngaho nimurambure ibiganza mudusuhuze muri amajwi yanyu. Gatatu. Haleluya. Amen. Imana bashimwe. Ukaza mu nzu y'Imana cyangwa se nawe wavuze uti kuri Noheli nanjye nzaboneka mu nzu y'Imana ukaba wahageze nawe gejuru tukwakire mu izina rya Yesu Kristo. Abashyitsi ntabwo wabura n'isi. Abashyitsi bacu beza mudusuhuze murambure ibiganza mutere haleluya natwe tubikirize. Gatatu. Haleluya. Amen. Abashyitsi bacu turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego Imana bamugisha. Turi kumwe kandi na mwene data Ebeneze arimo adufasha kudufatira amashusho yo gushyira kuri channel kuri tariki 25 kuri Noheli. Nawe bizagaragara uzajya ureba ko wateranye urebe ukuntu iterano ryari rimeze. Si iki giciro. Nadusuhuze Beneze. Haleluya. Amen. Yego turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Saba dusuhuze. Haleluya. Amen. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Leonide nawe nadusuhuze. Amen. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi kumwe kandi n'ababyeyi bacu. Turi kumwe na Pastor Bitabu na Madamu wa Pastor bazindutse. Ababyeyi bacu bavuze baje mu nzu y'Imana. Reka nabo bageje badusuhuze. Pastor Bitabu na Madamu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Susan is the best place. They go to the Gaza, Gatatu, Marisha, Aminatwe, Rabishie, Karakuba. If we is a man, but to
niba kandi hari icyo ufite mu ntoki umufumbatishe umufumbatishe Noheli nziza Noheli nziza haleluya hanyuma nifurije Noheli nziza Noheli nziza Noheli nziza iyi biraza gukora Imana natwe umwaka wose Imana yaraturinze Imana yaratwimanye Imana yagiye itugirira neza mu buryo bukomeye haleluya dushimiye abandi natwe dushimiye yatugaburiye dushimiye yatwambitse dushimiye yaturinze mu mihanda ya Kigali mu binyabiziga twahuye na byinshi dushimiye yaturinze mu nzira ducamo tuza muri niba ture ntawe imbwa zariye zarikomeye ariko Imana yagiye idukiza ko tuburanye twibutse uburyo yatubereye Imana reka twongere tubikomera reka twakira bifuje gushima Imana nabonye ntawanyandikiye ariko reka dutange poromosiyo ko bifuje gushima Imana ababo bari ngo ayatambuka ashima Imana Imana ishimwe akira mushuka haleluya amen maze imyaka myinshi nza mu rusengero rw'Imana kuva iwacu mu Matyazo kugenda na munsi nagiye batise ni Kigali ubwo bwa mbere rero uje kuri niba turi muri Noheli fatanyije ishimwe n'umushumba mureke dukomere Imana yacu yego Imana ishimwe kandi yamuha icyubahiro yewe umenya nanjye hari isuka hari ushize karatera Imana ishimwe haleluya amen
Haleluya. Imana ibazi ko bari cyaha kuna hose. Kandi namwe mubabare. Kandi niba musena Imana kumuganye nararakaye. Ngiye kutuga Francina. Ngiye Francina kwa. Nawazira kwa Mungu. Haleluya. Reka turirimbe indirimbo ya 374 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Uyu munsi ni umunsi wo guhimbaza Imana, ni umunsi w'ubutumwa bwiza bw'abari mu isi uvuga ngo ntimutinye. Uyu munsi nabaganye kuri umunezero uzaba abantu bose bari ku isi. Twitegereze dusanga iryo jambo ntimutinye ni iminsi 365 buri gitondo Imana itubwira ngo nimuhumure ntimutinye. Reka tuyitire. Haleluya. Uyu mwana w'uruhinja ninde wazawe n'umukene urajyanye mu kiraro cyiza n'ikizumbi cyamuziye n'umuremyi w'isi yose ntimuhindutse muto n'uwiteka n'ibibwira
Ari ku misozi ye